Mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California hari ahantu hazwi cyane ku isi. Ni ahantu hari ubutayu bunini cyane kandi bushyushye kurusha ahandi henshi ku isi. Buzwiho kugira ikirere kirimo izuba ricana impanga igashya koko. Hari ubutaka bukakaye cyane. Aha hantu si ahantu abantu benshi bahitamo gutura, ahubwo ni ahantu abantu basura bashaka kureba ibintu byinshi bidasanzwe bikunze kuhabera. Gusa nanone ni ahantu ho kwitondera. Iyo uhagiye wasamaye uhasiga impanga icyo ni ikibaya cyitwa Death Valley cyangwa ikibaya cy'urupfu. Ngiye nitwa Ngedemana Daniel muri Isanga. Ikibaya cy'urupfu giherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ni muri California. Ariko muri aka gace hari ikintu cyatunguye isi yose. Icyo kintu ni amabuye asa naho yigenza ubwayo nta muntu yakuzeho. Ibi ni bisa nk'ibisanzwe kuko mu buzima busanzwe ibuye ripima ibiro 300 ni ikintu gikomeye kandi kidashobora kwiyegura ngo kigende. Ariko muri kano gace n'uruca abana riragenda. Aho hantu mu gice cy'ubutayu kizwi nka Race Track Playa haba ubutaka buringaniye cyane, hameze nk'ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru. Iyo ugiye aho hantu ubona amabuye atandukanye hirya no hino. Amwe ni mato, andi ni manini cyane ku buryo ashobora no gupima ibiro birenga 300 nk'uko twabivuzeho. Igitangaje si ubunini bw'ayo mabuye gusa, ahubwo ni imirongo miremire aba yasize inyuma yayo ku butaka. Bishatse kuvuga ko ayo mabuye ahantu anyura agenda ubwaho hari ishushanya, ku buryo wibaza ukuntu arimo aragenda bikagucanga nawe ubwawe. Kuko iyo urebye neza ubona ko buri buye riba rifite aho ryavuye n'aho ryageze. Iyo mirongo iba imeze nk'inzira ibuye ryanyuzemo. Haba harimo imirongo igororotse neza, ariko hari n'indi igoramye mu buryo butandukanye, kandi rimwe na rimwe igahindura icyerekezo hagati mu nzira. Iyo urebye neza bisa nkaho ayo mabuye ayoborwa n'ikintu gifite ubwenge. Ibi byatumye abantu benshi batangira kwibaza cyane, ni iki gituma ibuye rigenda nta kintu kirisunika? Ninde cyangwa ni iki kiba kiri inyuma y'ibi bintu? Nibyo abantu bibaza, ariko nawe uri kunyumva wabyibazaho. Mu myaka myinshi nta gisubizo cy'icyo kibazo cyari gihari. Abantu bamwe batangiye gutanga ibitekerezo bitandukanye. Hari abavuze ko bishobora kuba ari imbaraga zidasanzwe, abandi bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'ibiremwa byo mu kirere, ari byo dukunze kwita aliens. Kuri bo kubona ibuye ripima ibiro birenga 300 rigenda ni ikimenyetso n'ubuhamya ko hari ibindi biremwa bitagaragara bishobora kuba bifite imbaraga, bikaba bihereye muri icyo kibaya cy'urupfu. Hari n'abatekereza ko bishobora kuba ari imbaraga z'umwuka, ariko uretse wenda bajyayo bakabibona. Nawe ubwawe kuva aho twatangiranye unyumva byanga byakunda ukurikije ibyo wumvishe, ntiwabura gutekereza ko hari izindi mbaraga zitagaragara zisunika ayo mabuye. Impamvu itera abantu gutekereza ibyo byose ni uko bitangaje kubona nyine ibuye riri kugenda. Uyu munsi ushobora kuribona ahantu hamwe riteretse, ejo wagaruka ugasanga aho ryari riri ryahavuye ryagiye ahandi, kandi ukabona n'inzira ryanyuzemo nta muntu kandi wigeze arisunika. Ibi byatumye iyi fenomene imara imyaka myinshi ifatwa nk'ibanga rikomeye. Abashakashatsi nabo nibigeze bahagarika gushaka ukuri kuri aya mabuye, ariko ikibazo cyari gikomeye ubwo bakoraga ubwo bushakashatsi. Ayo mabuye niyagendaga buri gihe, kandi iyo yagendaga byabaga mu buryo buhoro cyane ku buryo byari bigoye kubibonesha amaso yawe. Ibyo twabivuzeho. Nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi, mu mwaka wa 2014 itsinda ry'abashakashatsi ryafashe icyemezo cyo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Bashyize kamera nyinshi zishoboka kandi zifata amashusho mu gihe kirekire, ndetse banakurikirana ibijyanye n'ikirere n'umuyaga, ubushyuhe ndetse n'amazi. Nyuma byagaragaye ko nta mbaraga zidasanzwe cyangwa aliens ziri inyuma y'ibi bintu nk'uko abantu babyibazaho, ahubwo byose bifitanye isano n'imiterere y'ikirere n'ubutaka buherereye muri iki kibaya cy'urupfu. Ati gute? Abo bahanga basobanuye ko iyo ari mu ijoro, mu bihe bimwe na bimwe bigize umwaka, haba hari amazi make cyane aba ari kuri ubu butaka. Iyo ubushyuhe bugabanutse cyane, ayo mazi ahinduka urubura ruto cyane. Icyo gihe amabuye aba ari hejuru. Nibwo rimwe na rimwe kwa kundi ubutaka bwagiye buba nk'utubumbe, umuyaga uko usunika gahoro gahoro n'amabuye ariho hejuru akinyeganyeza. Ariko ibi ngo ntabwo wabibonesha amaso. Ibi nibyo bituma abantu batabona ayo mabuye ari kugenda rero, ahubwo babona gusa aho yavuye n'aho yagiye. Iyo ugiye kureba aho byabereye ubona imirongo miremire igaragaza urugendo rw'ayo mabuye, maze ugatekereza ko habaye ikintu cy'amayobera. Niyo mpamvu abantu benshi babyibazaho bikabacanga. Nubwo siyanse yasobanuye ibi bintu, ariko hari abantu bagikomeza kubifata nk'ibitangaje cyane. Impamvu nuko ayo mabuye agenda asiga imirongo inyuma itandukanye, bigatuma bisa nk'ibikorwa wagira ngo byateguwe n'ikintu gifite ubwenge. Amabuye yo mu kibaya cy'urupfu kugeza na n'ubu
ntabwo abahanga baremeranywa n'ababyibonera n'amaso kuko baracyashidikanya ko hari ikindi kihishe inyuma y'izo ngendo z'amabuye ngayo ngo nyamara uretse ayo mabuye agenda dusanga muri icyo kibaya cy'urupfu ubwacyo kirica nubwo abantu bakunze kujya kugisura. Mu myaka ya kera cyane mu kinyejana cya 19 aho hari mu gihe cya Golden Rush muri California, abantu benshi bari baturutse hirya no hino bashaka zahabu. Bari bafite inzozi zo kuba bakire vuba byihuse, ariko urugendo rwabo ntabwo rwaboroheye. Ate byagenze gute? Mu mwaka w'1849 itsinda ry'abantu babimukira ryinjiye ubutayu bw'ikibaya cy'urupfu bashaka kugera aho bakekaga ko ari zahabu. Bari abagabo, abagore ndetse n'abana. Ntibari bazi neza aho banyura kandi nta bushobozi buhagije bari bafite bwo guhangana n'ubushyuhe bwo muri ako gace. Batangiye urugendo bafite icyizere cyo kuzabona amabuye y'agaciro, ariko uko iminsi yagendaga ishira ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Batangiye kubura amazi, ibiryo birabashirana, izuba riraba ribatakarahavu. Bamwe batangiye kurwara kubera ubushyuhe bukabije, abandi bagwa mu nzira kubera umunaniro n'inyota. Mu gihe bari bagiye kuva muri ako gace, ubwo turavuga ikibaya cy'urupfu, umwe mu bagize iryo tsinda ngo yavuze amagambo yakomeje kumenyekana kugeza na n'uyu munsi. Yaravuze ati goodbye Death Valley, cyangwa ngo urabeho wa kibaya cy'urupfu we. Nyuma yaho no mu mwaka wakurikiyeho hari abandi bantu bagiye bapfira muri ako gace. Urugero rumwe ruzwi ni urw'abantu bagiye bapfa bazize ubushyuhe bukabije mu bihe bya vuba aha. Hari abagiye gusura aho hantu bazi ko ari aho gupfa kwisukira uko babonye, bagafata ingendo ndende mu bushyuhe bwinshi cyane. Bamwe bakagwa mu nzira kubera dehydration cyangwa heart stroke. Hari n'abagiye bazimira mu butayu kubera ko ari ahantu hanini cyane kandi hasa hose ku buryo ushobora kubura icyerekezo. Urabyumva ibyo bintu? Ngayo nguko ibya Death Valley cyangwa iby'ikibaya cy'urupfu giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nitwa Ngendahimana Daniel, mugira amahoro.